niba umuntu afite papa we yego ari satani nawe ukaba ufite papa ari Imana ngo nujya mu rugo ugashaka ntibizagutungure sobukwe nagusura kuri na Yesu nta buzima nta mana nta buzima kuko uzabe n'amadecision abantu bakijijwe bamenye Kristo bafata abatandukanye cyane n'abantu batakijijwe ngiye numva ko mpanitse ubuzima bwanze ibibazo bibanye byinshi ufite naho kujya kuririra ngiye ndagenda mfukame mbwira Imana inyumve ariko wa wundi udakijijwe utaramenya Kristo niyumva ko ibibazo bije decision ya mbere no gukata ino mitsi no kujya kwiyahura. Umuntu ukijijwe bwa mbere na mbere ni umuntu wahaye ubuzima bwe Yesu utakiyobora ahubwo ushaka kuyoborwa na Yesu cyangwa se ushaka kuyoborwa n'Imana. Iyo wakiriye agakiza rero igihinduka si kiri physical hano hanze. Niba wari inzobe ukomeza kuba inzobe, niba wari igikara ukomeza kuba igikara, hano hanze mu bigaragara no mu bifatika nta gihinduka. Ariko igihinduka ni umutima, ni imbere, imwuka wawe niyo Imana ihindura ikakugira kuba umwana w'Imana. Na uwo mwana rero anyura muri process za growth zose nk'izo dusanzwe tubona hano iyo umuntu avutse abavutse agiye kunyuramo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mwibuke gukizwa mu yandi magambo mu ijambo ry'Imana babyita kuvuka ubwa kabiri. Imana boundaries yagiye idushyiriraho ziri mu ijambo ryayo ntago ari kwitwanga cyangwa ishaka kutubuza enjoyment, ahubwo nuko ishaka kugira ngo tube turi safe. Kuko dufite an enemy, dufite umwanzi ushaka kuturwanya. Muraho neza, Yesu ashimwe, murakomeye. Turabakire cyane kuri The Grace Note Podcast, ikiganiro cyanyu, ikiganiro cy'abantu bose muri Sanga. So ndabashimiye cyane ko mwabashije kudukurikira, ndibaza ko mwakoze subscribe. Ibyo ni ibintu duha tuvuga buri munsi, turabasabye kugira ngo ikiganiro cyabashe kugera kuri bose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na your host Bogart de Jesus. Ntabwo ndi jyenyine nk'ibisanzwe, akenshi murabizi ko tuzo dufite abantu baje kutuganiriza. Ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, ewana n'umupapa, umujane, umushumba. Ewana byangoye kugira ngo tukwane kino kiganiro kuko biragoye, ariko reka tumwakire. My brother, ikaze. Rakoze cyane. Yego no mupapa nkuko mwabibonye, muraza kwibona ko impeta we yambaye. So aratwibwira amazina yiwe kugira ngo abakunzi ba The Grace Note Podcast babashe kukumenya birushijeho. Karibu. Nitwa Eli Nshuti Rutagwera, ndubatse, mfite umugore umwe mwiza cyane. N'umwana w'umukobwa w'imyaka ngo agiye kuzuza 5. Okay, turakwakira cyane pastor turakwakira n'umugisha cyane ko kugira anga kuri The Grace Note Podcast yo twakiriye abashumba twabuze n'amagambo tuvuga kuko muri abakozi Imana turabubaha cyane. So bon, ikiganiro tuyu munsi tugiye kuganiraho ni ikiganiro abajane benshi bagiye batubaza, bagiye bifuza kugira ngo bamenye mbere na mbere umuhungu w'umukristo ni umuntu ugomba kuba ameze gute. Ese ni gute umuntu umuhungu w'umukristo cyangwa se ukijijwe agomba kuba muri ino si ya none? Icyo nicyo kibazo cyinshi icyo kibazo twagiye tubazwa n'abantu bagiye batandukanye. Ni ikibazo cy'ingenzi urubyiruko bahora bibaza, umuhungu ukijijwe asabwa kuba ameze gute mu buzima busanzwe, muri no si uko twitwara, imyambarire, like ibintu byose muri rusange. Kuko ubushize nibyo natambwira abakunzi bacu, twagize ikiganiro kimeze nk'iki ariko kuri kote y'umukobwa ukijijwe ko agomba kuba ameze. Please muze kukireba kuri channel yacu kiriho. Ubu ngubu tugiye kuganira noneho ku mujene umuhungu ukijijwe. Ese yitwara gute muri inosi, muri ibigeragezo byinshi, muri amakuba, muri ibibazo byinshi muri kuri inosi? Nawe nk'umushumba ugiwa n'ibibazo, maybe ari benshi muganira, ese ubona umuhungu ukijijwe muri iki gihe agomba kuba ameze gute? Ni gute agomba kubaho? Umuhungu ukijijwe, ugize neza, utangiriye ku kantu karyoshye ngo umuhungu ukijijwe. So nibwira yuko ubundi dukeneye kureba na mbere yuko wenda twinjira ku kureba umuhungu cyangwa se umukobwa cyangwa se icyiciro cyose icyo ari cyo cyose waba wisangamo, twagakwiye kubanza kureba umuntu ukijijwe wundi abahate. Yego. So umuntu ukijijwe bwa mbere na mbere ni umuntu wahaye ubuzima bwe Yesu utakiyobora ahubwo ushaka kuyoborwa na Yesu cyangwa se ushaka kuyoborwa n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto ba 2:5 ngo kandi yapfiriye bose
ngo ubwo yapfaga bose barapfuye, ngo kandi yapfiriye bose ngo abariho barekeraho kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. yego So mbere y'uko tujya kureba umuhungu umukobwa uwabishizeho ako kantu ko kuvuga ngo umuntu ukijijwe already ni umuntu ubereyeho tout simplement Imana. Ni gute rero umuntu aberaho Imana? Ni uko yemera kuyoborwa n'umwuka wera. exactly. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuyoborwe na kamere ahubwo muyoborwe n'umwuka wera. Ngo kuko iby'umwuka yanga nibyo kamere irarikira, ngo kandi n'ibyo kamere irarikira nibyo umwuka yanga. Ngo kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ngo ariko ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. So niba dushaka kuba abantu bakijijwe by'ukuri, na mbere ko tujya muri differences, nuko tuba turi abantu bemera yuko bayoborwa n'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Izindi wenda ni detail tuza kwinjiramo tukareba noneho specifically ku muhungu wenda yakwitwara gute muri situation runaka, ariko washizemo ako kantu ko kuba umuntu akijijwe ni ukuvuga ngo uyu muntu abereyeho Imana, ubuzima bwe yabujyanye mu murongo cyangwa se mu mujyo waho ibyo akora byose uburyo abayeho abiberaho kubw'Imana. Yego, hanyuma tuvuze ngo umuhungu ukijijwe birahagije gusa kwitwa ngenda akijijwe? Buriya nkunda ijambo ry'Imana, hari ukuntu tujya tunarikotinga tukarikotinga nabi. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana igice cya mbere ngo kandi abamwemeye bose yabahaye ububasha n'ubushobozi yego ubwo kuba. Hari ukuntu tugikotinga tukavuga ngo yo kwitwa, ntago twitwa gusa, twahindutse. Ni ukuvuga ngo ubu Kristo ntago ari ikintu twitwa gusa ku izina, si inyito, ntago ari ikintu gitrendinga ukavuga ati noneho twese bigezweho kuba abakristo, twese turi abakristo, genda umukristo ariko utarahinduka we. So ni process tunyuramo yo guhindurwa tukava mu bupagani tukaba abakristo, tukava mu rupfu tukinjira mu buzima, tukava mu bwami bw'umwijima tukinjira mu bwami bw'umucyo. So iyo process rero ntago iri mu nyito gusa, iri no mu bifatika by'ibikorwa, ndetse bigena noneho bikafekta n'uburyo nyuma y'uko twamaze kwakira iyo identity noneho tubaho. Donc nizera ko nkurikije uko bivuze, nizera ko n'ubuzima umuntu agomba kuba akakanya, kubera yuko muri no generation turimo abenshi bavuga ko bakijijwe, ndetse akanapresiza akakubwira ati ngewe ndi umukristo kwa runaka, sengera muri itorero runaka, ariko yasohoka aho ngaho ugashakisha kwa gukizwa bwa bukristo ukabubura. Ukibaza se umuntu kuko arakijijwe, n'impamvu nibyo waruvuze yuko gukizwa n'ubuzima umuntu agomba kubaho, ubuzima bwa buri munsi. Kuko aha akenshi twagiye twumva amakomenti y'abantu ugasanga umuntu ni umukristo ariko niwe utuma abandi bagwa. Ntamwe ndibaza ko nk'abantu mushumbye itorero mubizi ko ibyo ngibyo bibaho. Umuntu agasenga akajya mu itorero akubariza ibintu byose, ariko ugasanga mu bikorwa nta kintu kirimo. So none umukristo nyakuri arakijijwe ariko noneho ni nyakuri, umuntu aba ameze gute? Numva hanini cyane hakomeye. Ni umuntu utakiyobora pe. Exactly. Ni umuntu wapfuye nyine nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ka udakeneye kubiprovinga abandi. We abereyeho Imana, ibyo akora byose mu buryo abikoramo nta nubwo arwana nabyo, ahubwo yinjoyinga, taking pleasure mu kuberaho Imana no mu kuba yabaho ubuzima buhesheje Imana icyubahiro. Now mu bijyanye n'ubuzima bw'umuntu, aho ngaho wenda niho twagira wisdom tukamenya, kuko ubu n'ubuzima twakira tuba dufite uburyo twari dusanzwe tumeze, tuba dufite patterns twari dusanzwe dukurikira y'uburyo twari dusanzwe tubaho. Iyo wakiriye agakiza rero igihinduka si kiri physical hano hanze. Niba wari inzobe ukomeza kuba inzobe, niba wari igikara ukomeza kuba igikara, hano hanze mu bigaragara no mu bifatika nta gihinduka. Ariko igihinduka ni umutima, ni imbere, umwuka wawe niyo Imana ihindura ikakugira kuba umwana w'Imana. Na uwo mwana rero anyura muri process za growth zose nk'izo dusanzwe tubona hano iyo umuntu avutse
aba avutse agiye kunyuramo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Yego. Mwibuke gukizwa mu yandi magambo mu ijambo ry'Imana babyita kuvuka ubwa kabiri. So muri uko kuvuka ubwa kabiri rero abatangiye ubundi buzima bushyashya. Sibyo nkuko umwana avukira muri iyi si agakura agahabwa amashereka agakambakamba agatangira gufata ku bintu kugira ngo abashe guhagarara no kugenda, akazageraho aba autonome agatangira kugenda ariko ataratangira kuvuga, agatangira kuvuga za baba bikarangira atangiye kuvuga amagambo atomoye. Niko n'uyu muntu nawe tugomba kumwemerera yuko anyura muri izo process zose zo gukura kugira ngo azagere ku kigero gishyitse gihagase, ari cyo duhamagarirwa twese kugeraho cya Kristo Yesu. So ni process umuntu anyuramo. Niyo mpamvu ntavuga ngo niba ugikizwa niba ugikizwa ugomba kuyitumira gutya cyangwa se ngo dushyireho amategeko. Icyo bikoze kuba wavutse ubwa kabiri bisobanura yuko wakiriye umwuka w'Imana ugutandukanya n'ab'isi, ugutandukanya n'iby'isi, ndetse noneho utangira gukura ukagira process unyuramo igufasha kugira ngo noneho uve kuri rwa rwego rumwe ugere ku rundi. Umuntu wabisobanuye neza ndakeka ari Paulo, yaravuze ngo David yaravuze ngo nkiri umwana natekerezaga nk'umwana nkitwara nk'umwana, ngo ariko maze gukura iby'ubwana mbifasha hasi, noneho ntangira gukora iby'abantu bakuru. So hari ibintu umuntu ugikizwa utaramenya byinshi mu mwami totalement azagenda anyuramo, hari amakosa azagenda akora, ariko muha igihe gitoya uko akomeza agendana n'umwami, uko agenda kurira mu ijambo ry'Imana, hari urwego noneho azageraho abe umuntu nyine ushyitse ukwiriye wakiriye umwami, bitari ukuvuga gusa mu magambo ngo narakijijwe, ahubwo noneho bwa bukristo bwe ushobora no kububona no hanze ukamubona mu bukristo. Yego. Nongeye kubyuvuga ni ukuvuga ngo ubukristo cyangwa se umukristo iyo amaze kuvuka ubwa kabiri cyangwa se akandagiye ikirenge mu cya Kristo, abatangiye indi process, indi journey ndende cyane. Kubera yuko hari igihe usanga muri ubuzima turimo usanga umuntu tuzi ko ari umukristo arakijijwe, ariko ugasanga wa muntu tuvuge disons n'urugero uyu munsi musanze arimo aranywa nk'inzoga, ababizi ko akijijwe bahise bihutira kugira iki, kumujudging. Wa muntu ko tuzi ko aririmba, wa muntu ko tuzi ko ari umushumba, atangiye gukora bino bintu. Nkotinze kubyuvuze donc nukuvuga ngo n'urugendo muri abatangiye arakijijwe imbere y'ibintu byinshi. So atangira hari process tangira kuba kugira ngo Imana imugire umuntu ushyitse. Ngewe kenshi nibaza yuko iyo process yagakwiye kubaho cyane. Akenshi ngiye nyumva kari nka test y'Imana. Sinzi kuko hari abantu bagira bibeshya yuko gukizwa niba nyijijwe uyu munsi yumva ko ngera kuri ya grade nk'iy'umushumba. Ntabwo bishoboka ko twagiye tubona abantu benshi bashatse kugendera muri uwo mujyo ugasanga bwaraguye. Yego. Kubera ko expectingaga ibi ngibi ntago abibonye ugasanga umuntu araguye. Niko ngerageje kubyumva nk'ibyo Pastor Eli yavugaga, numvaga ko ari uko nguko ari muri yo sense cyane. Kuko nuvuga ngo iyo itabirebeye muri urwo rugendo, yego, ushobora kwisanga wa judginze exactly muri yo judgment uga creating a condemnation na wa muntu washakaga kubijyamo cyangwa se wari no kugerageza kuko atahawe proper follow up no kwitabwaho, ahubwo ugasanga uramukomerekeje cyangwa se uranamugushije umubiri umukuyemo. So nkavuga ni rero ubu Kristo it's a process umuntu agomba kugendamo neza. Ntago bishatse kuvuga yuko duhereza urwaha abantu batabaho nkuko bakwiriye kubaho. Exactly. Kuko Paul nanone arandika akavuga ngo ndabanginga kumibaza inyuma ngo mugende nkuko mwahamagawe mu mwami. So niba twarahamagawe n'umwami tukaba mu by'ukuri twarahisemo kumukurikira, nanone tugomba noneho gutangira kugenda nkuko twahamagawe. Exactly. Tukamera nkawe. Icyo bisaba nuko twiga kumenya noneho ese aha twavukiye, aha twisanze, uyu muryango twavukiyemo nayahe mahame ufite ugenderaho. Yego. Kandi Imana icyo nyikundira yaranabiduhaye, duha ijambo ryayo kugira ngo nyine rigende ritwigisha, ritumaturing, ridukure ku rwego rumwe ritugeze ku rundi. Yego. Ibintu uvuze ngenda byumva cyane, ariko nanone nkuko twaganiraga ubusanga abitwa ko bakishijwe abakristo ariwe usubira inyuma akajya kujudginga wa muntu. Nibaza ko bitagakwiye kugenda kubera ko hari umugani abanyarwanda bajya baca
bavuga ngo nta mwana ngo uvuka yuzura ingobyi. Bivuze ngo umuntu arakijijwe yes ariko n'urugendo batangiye kugira. Yes, aho ndumva tubyumvise kimwe. Hanyuma muri iki kiganiro twagiye twakira ibibazo byinshi biturutse mu bajene, surtout abahungu, byinshi bigiye bitandukanye. Ni ibibazo byinshi bibaza kuri urugendo rw'agakiza, kuko turebye hano hanze ntabwo nabyita ko abahungu aribo baterwa cyane, even n'abakobwa baraterwa, ariko abahungu cyane niba mbivuze neza nibo be influence. Urumva rero nibo bahora bahura n'ibibazo. Niba nibeshye nawe mu bibazo ukunda guhura kenshi usanga ari abajene baba type cyane nibo ba nyirabayazana. Exactly, niko nanze kubivuga ariko ubwo umushumbuka bivuze nta kibazo. So tugiye ibibazo byinshi bitandukanye, ndagenda ncamo gake ibibazo bagiye batubaza. Ikibazo cya mbere dufite nibaza ko ikintu wagisubije ko maybe ushaka kugikotingaho, nibihe biranga umuhungu ukijijwe mu myitwarire ye buri munsi, mu magambo, mu bikorwa no mu mahitamo? Ni cya kindi twavuze cyo kuyoborwa n'umwuka, ariko noneho uko kuyoborwa n'umwuka gufite ibintu kugendana nabyo. Uwo mwuka tuvuga mu ijambo ry'Imana afite imbuto agenda arema muri twebwe 9. Ijambo ry'Imana rivuga urukundo, kwihangana, self control. So ibyo byose ni ibintu umwuka wera agenda arema muri twebwe, kandi numva biri very important and very crucial nitugera ku bijyanye n'abagabo cyangwa se n'abasore. Kuko niba uri umusore muzima ukeneye gufata ibyemezo, ukeneye kubifata uyobowe n'umwuka w'Imana, ukeneye kubifata uri muri self control, ukeneye kubifata uri mu mahoro, unezerewe, donc uri mu rukundo yaba rw'Imana cyangwa rw'abantu. So navuga ni uwo mwuka wera, ariko noneho twinjiramo tukajya kureba ni bicya duteramo uwo mwuka wera. Afite imbuto rero yazanye agendana natwe, ngo dore imbuto z'umwuka wera nizi ziragaragara, turazibona mu Galatiya 5. So imbuto z'umwuka wera rero nizo umuntu agenda akagaragaza, akaba anagaragaza yuko mu by'ukuri yakijijwe. Nizo abantu bareba bakavuga ngo uyu muntu arakijijwe koko, yaba umugabo yaba umugore, nicyo kintu agenderaho tuvuga ngo uyu muntu arakijijwe, nuko tubona imbuto z'umwuka wera zikorera mu buzima bw'uyu muntu. Akabazo nayitangira aho ngaho pastor, dukeneye guprovinga abantu ko dukijijwe? Birakenewe cyane. Kuko iyo bidakenewe umuntu abakizwa akahita yigira mu ijuru, nta n'impamvu zo kuguma hano mwisi. Urumva abajene b'ikigero bavuga ati ngenda akijijwe ariko biri loki. Ntabwo nkeneye guprove. Ntabwo uzambona na postinze Bible verse, ntabwo uzabona natanze streak ndi muri church, ntabwo uzambona. Kavuga ati no, ngewe ni nge n'Imana yanjye. Ariko Yesu yarabivuze ngo nutinya kumamiriza imbere y'abantu nanjye nzatinya kugwamiriza imbere ya Data. So nibwira ko gone are the days yaho tugumana Imana nk'ara araka gift twagize ngo tumenye. Ugiye no kureba mu Baefeso 6 aho ijambo ry'Imana ritwereka uburyo umuntu akwiriye guhagarara akarwana intambara yo mu buryo bw'umwuka. Batubwira ko agakiza umuntu agomba kukambara nk'ingofero. Ingofero ni ikintu umuntu ashobora kukubonera hakurya hari akahita amenya ngo yambaye ingofero. So niba rero ari ikintu kimeze gutyo, no kuvuga ngo agakiza ntago ari ikoti twambara tukiyambura, ntago ari ikintu ni ubuzima bwa buri munsi tugomba guhora tubamo kandi abantu bakabubona. Niyo mpamvu Imana yabikoze nk'uko yabikoze, no kugira ngo habeho no kuba dufasha abantu kwinjira muri icyo twamenye. Impamvu nuko abantu batumva implication buriya zirakomeye cyane. Kuko iyo tuvuga agakiza turi kuvuga umuntu winjiye mu buzima buhoraho. Turi kuvuga kuba umuntu yava mu rupfu ruhoraho cyangwa se rw'iteka akinjira mu buzima buhoraho, akinjira mu bugingo buhoraho. Now icyo kintu ntago kigomba kuba ari ikintu wigumanira wenyine ngo abandi bazarimbuke. Ni ikintu ahubwo wagakwiye kuba, niba wumva akamero kacyo, wumva gukomera kwabyo, wagakwiye kuba wumva ushaka no kubwira n'abantu bose ukunda kugira ngo batazarangirira nabaho ngaho. Ikibazo muri iki gihe iyo ubikoze cyane babona yuko wakabije cyangwa se wavangiwe. Reka dukabye. Mise nibuka aka example gatoya. Hari umu sister twakoranye ahantu,
yagiye gusabana akazi ahageze mu interview aza afite n'impapuro z'uko ari umudivantiste aravuga ati nubwo muri bumakano akazi sinzakora samedi muzamurushya mve ku kazi saa 11 njye gutangira isabato kwa gatandatu ku isabato ntago muzambona nibaza ko muri twavugaga byo guhamya like uwuriwe ubuzima urimo ukavuga ati abantu benshi ntago bajya bikora ugasanga umuntu yakoze CV ajya gusaba akazi ariko kuri ya bayo ya mbere ntago ashobora kumesha nka ari umukristo ni nko kuba ufite umusheri warangiza ukavuga ati ndi single usibye n'ibyo nta n'umuco abantu kuko bazajya bakumenya uwo muntu yagira ibikomere bitazigera bibaho kubera ko uri bwumuhisha nyine ntago uri proud yiwe ntago mbese ntago ufite ibineza neza byo kukisa ari ikintu ugomba guhisha ntago mwishimiye njye nagiye mbona abantu benshi cyane udashaka kuvuga ngo hoya sinjya hano hantu akavuga ati none se kabajama banjye bantu hano hantu ngomba kujyayo babona wanze akavuga ati Babiloni Babiloni ibintu by'ubukristo byara bajya vuga ko akeshe amagambo bamwe n'abantu bakunda gukoresha ati baravangiwe sibyo nibaza yuko nkuko pasteur yabivuze Eli nibaza yuko ubukristo n'ubuzima bwa misi yose nabwo ari bwo ku cyumweru gusa kuko hari service ikindi kibazo babajije abajene banjye hano babajije ngo ugeze kukivugaho gateye ko wakelaboratinga neza ni gute umusore w'Imana cyangwa se umuhungu ukijijwe yitwara no mu rukundo mu relationship aho ngaho rero komeze kwera ubu ngubu aho ngaho ni ubundi twakwinjira ubundi aho niho tugiye kwinjira mu bugabo kuko ibindi twavugaga ni ubukristo byose bihuriweho yaba abagabo yaba abagore yaba umukobwa yaba so aho ngaho hose twese turahahurira but iyo bitangiye kugera mu bijyanye na relationship cyangwa se n'imigenderanire yacu n'uburyo dukorana na sex opposé aho hahita ibintu by'idifferentiating bitewe n'uko abantu nyine turatandukanye purpose Imana yaturemeyeho ziratandukanye aims z'iby'Imana twifuzaho ku gitsina gore no ku gitsina gabo biratandukanye so aho ngaho niho navuga ngo ahubwo niho differences zita zitangira kugarukira so ikintu cya mbere navuga Imana idushakaho when it comes to relationship nk'abagabo no kutaba passive no kumenya yuko when it comes to relationship Imana idushyiraho ubutware idushyiraho ubutware iduha iyo position ntago ari value ntago ari uruta cyane umugore mu bijyanye na value cyangwa se umukobwa mu bijyanye na value oya it's about position naho Imana yagushyize bityo rero with position nkunda ko kantu abantu bajya bakavuga with position comes great responsibility nuvuga ngo position Imana iguhaye ituma habaho na responsibility runaka ugomba kuba ufite so responsibilities rero ziratandukana bitewe niyo position Imana yaduhaye y'inkoni y'ubutware yo gutwara iyo relationship so icyambere kikaba yuko usibye yuko ugiye kuba witwara wowe ku Mana this time around ugize umutwaro wo kubufata uno muntu nawe ugiye guhura nawe ukamutwara ku Mana ukamukorera umurimo wo kugira ngo umaking sure yuko iby'Imana byose yifuza ku buzima bwiwe ubigira umutwaro wawe kugira ngo umugeze aho ngaho Imana igushaka uwo muhungu uri mu rukundo uri mu relationship hari igihe njya numva amakomenti y'abantu hano hanze avuga ngo ngiye ngo ntagakijijwe ariko nzamuhindura ugasanga umutipe umutipe arakijijwe ni umukristo rwose na za mbuto nyinshi arazifite ariko agiye gushaka cyangwa se agiye kudraga umukobwa udakijijwe navuga ngo waba ni nko kwizirikaho igisasu wanyuze ukavuga ngo ntabwo kizanturikana mu gihe wamukunze ni nko kwizirikaho igisasu nyine warangiza ukavuga ngo ngewe ndabizi iki gisasu ntabwo kizanturikana kandi anytime cyaturika donc ntabwo uri safe ntabwo habe na gato nta nubwo usibye no kuburi safe ariko bon ushobora kuvuga ati nagakijijwe ariko by the time rwa rugendo twavugaga nzajya mwinvitinga tujye church dusengane hagati yacu duhamagane dusengane maybe hazahinduka
ibyo bintu wabanje ukamuhindura then ukabona kumujyana. niko wisdom urumva ari ibintu tureba rimwe na rimwe nitwa acting no muri wisdom tuba dukeneyemo wisdom y'Imana. niba mu by'ukuri icyo ugambiriye ari agakiza k'uwo muntu yabanje agahinduka then ukamutwara ko ari cyo kintu cyangombwa cyane kurusha ko wakwizirikaho ibisasu ukavuga impamvu ibi bintu tubivuga wenda ni kugerageza gutanga ingero ariko ibi bintu Imana tugomba kwizera Imana kwidukunda. Yego. Ibi tuvuga ntago ari twebwe tubyivugira ni biri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umucyo n'umwijima bihurira he. Sibyo? Niba umuntu ndumva ari Dr. Antoine Rutayisire yigeze kuvuga ngo niba umuntu afite niba umuntu afite papa we yego ari Satani nawe ukaba ufite papa ari Imana ngo nujya mu rugo ugashaka ntibizagutungure sobukwe nagusura. Ngo mu by'ukuri uri gusettinga out to be a failure. Uyu muntu ntago muzifite aho muzahurira kuko nta kibahuza gihari. At least niba mwembi mukijijwe hari ikijambo ry'Imana rivuga muzicara mukareba mugavuga ati nimugera tugeze ahantu noneho hagoye hakomeye reka turebe ikijambo ry'Imana ribivugaho tube twanakigira. Usibye n'icyo kintu wowe ufite umwuka wera nko mu Kristo ugukomanga igihe wumva utangiye gutana. Uyu muntu nta mwuka wera afite uzigera natangira gutana cyangwa se natangira gukora ibintu bidakwiriye uzigera mukomanga ngo mugarure mu nzira nyayo. So I think somehow dukeneye kujyamo with a sober mind yuko niba tugiye kwinjira muri relationship tubikora within the boundaries y'ikijambo ry'Imana rivuga. Kuko muri izo boundaries Imana yakoze icya mbere yazikoze kuko idukunda. Icya kabiri izikora nk'umubyeyi ushaka ibyiza ku bana be. Icya gatatu harimo safety. Aho hantu harimo safety. So kuba rero wakumva yuko you know better than God wowe ukagenda ukavuga ati genda mwishyiriye nzamuhindura biragoye. Trust me. Usibye no kuba bigoye biri impossible. Uzabaze n'abantu bose wenda bashatse bazakubwira yuko nta muntu uhindura undi. Biragoye. Imana niyo yonyine ishobora guhindura umuntu. So kuba we rero wakwihereza umutwaro udashoboye wo kuvuga ngo nzahindura umuntu biragoye pe. Natwe abapasiteri cyangwa se no mu gishumba ntabwo ushobora guhindura umuntu. Umuhamagaro wacu ntabwo ari wo guhindura abantu. Uramusengera then Imana yo ikamukora akazi. Si n'uwo guhindura abantu. Mu byo twahamagariwe si guhindura abantu. Twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma tukareka umwuka wera agakora umurimo we wo mu mutima kuko ari uhindura imitima agahindura abantu. So imagine rero kwishyiraho umutwaro wose wo kuvuga ngo jewe nzahindura umuntu pe ntago. Ikintu mise nibaza akanya tuvuge urugero nk'umujene usenga ageze muri ya periode yo kugira ngo ashakishe umuntu bakundana arasenza Imana imweretse wa muntu kandi wa muntu agakijijwe. Eske bijya bikunda ko Imana ishaka kuyobora ahantu ku kintu runaka kugira ngo byibura ibone yuko hari ikintu ushaka kuzakora kuri uwo muntu byashoboka? Wagira wisdom, right? You need wisdom. Kuko wisdom igendera mu mahame y'iby'Imana yagize. Kandi sinibwira ko Imana yivuguruza. Yego? Ntago Imana yaba yaravuze ngo do not be unequally yoked with an unbeliever. Ntabwo ushobora kwivuguruza ukoza amahitamo mabi. Oya tugendane gatoya. Nuvuga ngo wowe uri kuvuga ngo uyu muntu Imana iri kumunyoboraho. Wivuze ushingiye kuki? Kuhishurirwa runaka wagize ku muhanuzi wanda wakuganirije kuki. Sibyo? Ariko nubwo bwose bimeze gutyo hari icyo ijambo ry'Imana ryo ritubwira. Kandi ayo ni amahame ntahinduka n'indakuka. Niba rero yaravuze ngo do not be unequally yoked with a non-believer. Kuko umucyo n'umwijima ntaho bihurira. Ubwo urumva iyo Mana izaza kwivuguruza none akaba ari ikoshya ikakubwira ngo genda ujye gushaka umuntu non-believer. No. Bibayeho reka tuvuge ko bibayeho. Binabayeho yaguhereza wisdom yo kubanza gutegereza yuko uyu muntu akizwa kugira ngo muzagendane. Ndaguha urugero kuri jewe. Yego. Ngewe namenyanye na sheri wanjye muri high school. Tumenyana after aspirations zitabaho. By the time nari ndi muri high school icyo gihe for your information nari ndi mu murimo w'Imana
naratorewe kuba pasiteri w'ikigo nkorera umurimo w'Imana kabisa bya bindi by'intara we yari umusitari wifitiye kabisa aspiration zo kwibera umuhanzi ntacyo mfite against abahanzi ariko yari ifitiye aspiration zo kuba a secular artist afite n'uturimbo tumwe na tumwe yasohoye kabisa yumva arizo aspirations noneho dutangiye gukunda navuga ntangiye kumutereta yego aribyo nshimira Imana cyane igiye ko yandinze kuko nanjye nari kwisanga muri iyo pekan iki Imana yamfashije yandindiye muri iyo identity yanjye nicyo narindi cyo ku buryo buri gihe namuteretaga yankatiye inshuro 3 kugira ngo byumve neza ubwa mbere arankatira anzize iki ngo ndi pastor urikumva ikibazo yari afite no kuvuga ati uyu muntu ntago nshaka ko ejo n'ejo bundi ntago tuzabyumva kimwe oya sinicyo iyaba byari nicyo ngicyo kabisa warabibonaga ko amfitiye amaranga mutima ariko gavuga ati ejo n'ejo bundi sinshaka ko abantu bazavuga ngo nige wagushije pastor sibyo ubwa kabiri ndongera mbona hari ukuntu nyine ibintu bimeze neza ndongera nambwira ati reka uri pastor kuva icyo gihe ni haramagara nawe tujya tubiseka ni haramagara ndavuga ati ntago nzongera kumutereta ahubwo ubu ngubu ngiye noneho kumwadukira mu bwiriza nari ndi ku muriro wa wundi utabaho ntangira kumubwiriza ku rwego rwaho rimwe twari turi gutaha ndamubwira ati yarari kumbwira uburyo nyine muri aspirations ziwe azagenda afatanya gospel na secular ariko umuriro nari ndiho watumye kabisa musubiza na rigidity tabaho ndamubwira ati nudakonja ntubira Imana izakuruka naramubwiye ararakara yanaye naho ngaho ndikomereza ndataha Imana ikorera muri ibyo ngibyo by his grace agiye kuganira n'inshuti ze ko yari azifite zimwe zikijijwe ari kubaganiriza umwara wamubwiye ati ariko nushaka guhinduka buriya ntuhindukire kubera iri nushaka guhinduka uhinduke kuko wowe ubyumva kandi wumva impamvu zo guhinduka izarezo yego icyabaye ni ikintu uko nyuma yaho yaje gukizwa nyuma yaho yahise akizwa rimwe twateguye amasengesho ari aho ngaho aricara arafashwa kabisa yakira Yesu umwami n'umukiza atashye yarebye video ya Pastor Benny Hinn online urabizi Pastor Benny Hinn arangiza buri gihe yatuza abantu birangira nawe akirijwemo aho ngaho so navuga ni rero ni process pe yangombwa umuntu akwiriye Imana amahame Imana yaduhaye ntago ari ukwitwanga ahubwo nuko idukunda kandi ishaka kuduproteja nk'abana bayo nkuko nawe waba ufite umwana utakwemera yuko arengera akajya umushiriraho ambarwa ukamubwira ati nturenge hariya kubera ko uzi naharenga ashobora wenda kwitura hasi cyangwa se arabarenza ahantu udashobora kureba so naho ngaho ni Imana boundaries yagiye idushyiriraho ziri mu ijambo ryayo ntago ari ukwitwanga cyangwa ishaka kutubuza enjoyment ahubwo nuko ishaka kugira ngo tube turi safe yego kuko dufite an enemy dufite umwanzi ushaka kuturwanya bivuze no kuri kabisa hanyuma hari akandi kabazo numva nshaka kubaza ese umuhungu ukijijwe wakiriye Kristo umwami nk'umukiza w'ubugingo bwe yego n'umuhungu utaramenya ibyari byo utazi ngo ni ibiki utanabyemera yewe nire tandukaniro rihari hagati yabo bombi mu gufata ibyemezo umuhungu ukijijwe n'udakijijwe itandukaniro ryabo mu gufata ibyemezo umutwe umwe uwifasha no gutekereza abanyarwanda baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutwe umwe wifasha gusara uwo muntu ari nyakamwe agenda nk'uko ibitekerezo bye bimubwira agenda nk'uko yiyumva niba we muri we yaramutse uyu munsi yumva ashaka gukora ikintu aragikora sibyo niba yumva ashaka gukora akazi runaka cyangwa se ashaka kureka akazi runaka arakareka cyangwa agakora nta kindi kintu cya kabiri gifite kimwenterfera kimubuza ikintu runaka ariko umuntu w'umukristo itandukaniro ryiwe kandi rifite rikomeye cyane mu bijyanye n'ibyemezo nuko uyu muntu ntakiri wenyine yego afite presence y'umwuka wera ugendana nawe 24/7 nuvuga ngo wa mwuka wera azamwinterpella igihe bikenewe kugira ngo afate ibyemezo runaka so ntago ari wenyine ntago abayeho ubuzima nk'aho ari wenyine ahubwo abubanyeho n'umufasha
Imana yatwemereye ari wo mwuka wera. Okay. Umuntu ashobora kuba adakijijwe ariko umwuka wera muriho? Bishoboka. None se ko Kristo ajya kugenda yavuze ngo adusigiye mwuka wera? Ni twebwe nyine abamwakira bamumenye. Kuko reba nkwereke ikijyanye n'umwuka wera yabwiye abigishwa baravuga ngo igihe kiri bugufi ngo kandi kigiye kugera ngo ubwo umwuka wera azaba muri mwe, ubwo isezerano rya data nzohereza ngo rizaba muri mwe, ngo ab'isi, reba icyo Yesu yavuze ngo ab'isi ntibamuzi ngo ariko mwebweho muramuzi, ngo kandi agendana namwe, ngo ariko azaza none habe muri mwe. Kubera iki? Kuko bari baramubonye akorana na Yesu, akora ibitangaza, bari baramubonye uburyo abaho, yuko ari umwuka wera wamubashishaga akamukoresha, bari bamuzi, bari baragendanye nawe. Noneho bwa igihe kigiye noneho kugera ubwo uwo mufasha azaza gutura muri mwebwe. So uwo mufasha tugenda nawe umwuka wera ntabwo ari uw'abantu bose. Oya pe. Bivuze ngo Kristo asubira mu ijuru yavuze yuko umwuka dusigiye kubamumenye, kubamwizeye. Ugiye kubireba neza mu byakozwe n'intumwa igice cya 2, umwuka wera amaze kumanuka akamanukira intumwa ndetse n'abizeraga, biravuga ngo batangiye kuvuga mu ndimi nshya, ngo abantu bari mu murwa aho ngaho batangira gutekereza yuko abo bantu bashobora kuba bagize gute, basinze ihira, kuko byari 3:00. Ngo Petero aterura amagambo arababwira yababwiye Samoni y'iminota niba ari myinshi ni nk'icumi, kuko ugiye kuyasoma ari amagambo ntiyarenga iminota 10. Ababwira amagambo y'uburyo Yesu bamufashe bakamwica kandi Imana yamugize kuba umwami ndetse na Kristo. Arangije ngo ayo magambo yavuze Petero ngo acumita abantu bari baraho ngaho bateraniye aho ngaho, abacumita mu mitima. Ngo barangije baramubaza, ngo babaza Petero n'izindi ntumwa ngo bagabo bene data dukora iki? Igisubizo Petero yatanze rero nicyo nkunda kigendana n'umwuka wera. Aravuga ngo ni mwizere ngo buri muntu wese abatizwe ngo kugira ngo mubashe guhabwa iri sezerano. Ngo kubera iki? Ngo ni iryanyu n'abana iryanyu, ubwo abo avuga ni bande? Nabo ngabo bari aho ngaho bari kumva, n'abana banyu ubwo nabazabakomokaho, ngo ndetse n'abazizera umwami, ngo ndetse n'abo umwami bose azahamagara kuri yo. So nuvuga ngo ni umwuka wera wagenewe abo umwami yihamagariye kuba part y'umuryango we. Ni umwuka twakira iyo twizeye umwami Yesu, ntabwo ari uw'abantu bose. Hano hanze hari umuhanzi ujya uvuga, hano urimba gospel, ujya uvuga ngo ab'Imana ngo yabazi kandi ngo yabashyizeho ikimenyetso cyane, which means abajene badukurikiye mu gihe utarakira umwami Kristo umwami nk'umukiza w'ubuzima bwawe, wakira umwuka wera, ni byinshi uzakomeza ugenda ugwamo, ni byinshi bizakugora. Ubuzima ntago twabuhamagariwe kubaho twenyine, niyo mpamvu tugorwa, niyo mpamvu twisanga mu bibazo. Uvuga ngo twabuhamagariwe kugira ngo tububanemo n'Imana yaduhamagaye ndetse yaturemye. Ufite Kristo yarabizi ko bitari koroha iyo agenda mu ijuru gutyo tout simplement. Niyo impamvu yigiye inama yo kuvuga ati reka mbasigire umwuka wera, kuko niyo tugendana buri munsi nawe, niwe udufasha mu gufata ama decision dufata, niwe udufasha mu gukora buri kintu cyose. Nahita mbizamukira mbajije kino kibazo, nkatwe nk'abakristo nk'abahungu dukijijwe, tugira ibigeragezo byinshi, temptations hano hanze zimeze nabi, peer pressure sinakubwira, social media influence, umva ni byinshi cyane. Tubyitwaremo gute pastor? Tuyoborwe n'umwuka, ariko mu kuyoborwa n'umwuka ho noneho ndajya deeper. Ndakeka ikibazo uri kumbaza aho munyemerere dusoma icyanditswe. Yego nta kibazo. Ni ikibazo kiri no mu byanditswe na Dawidi yigeze kwibazaho muri Zaburi 119. Yego. Kuko mu by'ukuri no kuvuga ngo ni gute twabaho turi pure. Numva ari aho ngaho uri kugana. True. Ijambo ry'Imana riravuga ku murongo wa 9, Zaburi 119 ku murongo wa 9, ngo umusore azeza inzira ye ate. Yego. Ngo azayijesha kwitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nagushakishije umutima wose ntunkunde ko nyoba ngo ndeke ibyo wategetse. Dore rero conclusion,
ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumura. So ibi nta kizabuza ibigeragezo kuza, ibigeragezo kabisa biriho, yewe usibye natwe na Yesu umwana w'Imana, Imana mu mubiri yarageragejwe. So nta kizabuza mu by'ukuri ibigeragezo kuza, ndetse turi mu isi yabyo cyane. ndetse ahubwo n'ijambo ry'Imana ntago ritubwira niba bizaba, ahubwo biravuga ngo when it comes. It's not if, it's when. So iyo when rero iyo byaje, ijambo ry'Imana riratwekipa none rikaduha imbaraga z'uburyo bwo kunesha ibyo bigeragezo. Yaba iryo rari wavugaga, yaba izo social media, yaba iki, ijambo ry'Imana rifite icyo ribivugaho. Niturimenya, nituribikira mu mitima yacu, bizatuma noneho tubasha kweza inzira zacu, tugende nk'uko Imana iduhamagara. Reka nkujyane muri Matayo. Yesu nawe ubwe yarageragezwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ngo temptation iriho muri iki gihe cya none, ngo niyo mu bwoko butatu. The pride of life, the lust of the eye, and the lust of the flesh. So mu kugeragezwa kose tugeragezwa, icyo cyanditswe nuko nkizi mu Cyongereza, tugeragezwa muri ubwo buryo bw'uko hari the lust of the eye, the lust of the flesh, the pride of life. Yewe ugiye no kureba umwami Yesu nawe ageragezwa ni muri ubwo buryo butatu yagerageje. Iyo atubwira ngo Satani yamutwaye hejuru y'impinga y'umusozi, ngo arangije amwereka ubwami bwose, aramubwira ngo nupfuka mukandamya ubwami bwose ndabuguha wowe ubwawe. Sibyo? Yego. Hanjira aramubwira ngo haranditswe ngo urajya uramya Uwiteka Imana yawe kandi aba ariyo yonyine ukorera. Yego. Ngo arongera yashonje aramubwira ati fatira ibuye urihindiremo umutsima wirire kuko ukabisa nyine urashonje. Havuye mu minsi 40. Kandi yari afite niba koko uri umwana w'Imana bikore. Aramubwira ati ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa, ahubwo ni ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Uwiteka. Sibyo? Hano ndi kugira ngo nkwereke pattern ihari. Hanyuma icya gatatu ngo amutwara ku gasengero k'urusengero, noneho nawe aramubwira ati haranditswe ngo izagutegekera abamarayika ngo udakubita ikirenge cyawe ku ibuye. So ijugunye, niba koko uri umwana w'Imana ijugunye, abamarayika baze baguterura. Yesu aramubwira ngo nanone haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. So ndagira ngo nkwereke hari pattern Yesu yakoresheje yatumye abasha kunesha Satani igihe cyose yamuzaniraga temptation, mu byo yamuzaniragaho, yaba muri pride of the flesh, the pride of life, muri lust of the eye na lust of the flesh. Icyo yabashije kumutsindisha cyari kimwe, haranditswe ngo kucyo Satani cyose yamuzaniraga yari afite handitswe ngo. So iryo jambo ry'Imana rero ribasha kurinda imitima yacu, ari byo Zaburi tubwira ngo rinda umutima wawe kurusha ibirindwa byose kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Nitubasha kurindisha imitima yacu ijambo ry'Imana, za temptation niziza, bya bigeragezo nibiza bizaza pe, ariko bizasanga hari blockade ibibuza noneho kugira ngo bihavinge their way muri twebwe, cyangwa se twisange twabikoze. So niba dushaka mu by'ukuri kutagivinga nk'umusore, niba udashaka kutagivinga in mu bishuko biri hano hanze, ihereze iyegurira ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kukugira icyo rivuga kuri cyo. Niba ari kwita ko uri gukiranuka kw'Imana, rizaguhindura gukiranuka kw'Imana. Niba ari kwita uwera wa Yesu, zizaguhindura uwera wa Yesu. Niba ari kwita umunyabwenge, umuntu ugendera mu bwenge, rizaguha ubwenge bwo kugenderamo. So ijambo ry'Imana rifite imbaraga kandi rirakora, ribasha guhindura umuntu icyo rivuga ko ari cyo. So nituryiha rero, isufiye yuko turyiha gusa, nituryiha rizatugira ibyo turi, ibyo rivuga ko turi byo. Hari abajene benshi cyane bajya bibeshya kuri iki kintu, akavuga ati ngewe Yesu ndakijijwe, ndasenga, nubaha Imana, yewe nizo mbuto z'umwuka ngerageza kuzera. Ugasanga aribeshya cyane ngo kuko nacumuye uyu munsi, kuko nasambanye uyu munsi, ntabwo ndi bwongeye kujya imbere y'Imana iri bumbone gute. Kuko nakoze icyaha uyu munsi ntabwo ndi bujye imbere y'Imana. Nk'uwo muntu utekereza gutyo, akumva yuko guhora imbere y'Imana yisaba imbabazi buri gihe bimubereye ikigeragezo, akavuga ati maybe
ese bura iri buze kumbona gute, Kristo arimo arambona gute muri aka kanya, nacumuye ejo ndongeye akagera akavuga ati birandenze guhora nsaba Imana imbabazi, nk'uwo muntu wamufasha gute? Well, icyambere no kumenya yuko Imana itamwishimiye nyine, of course uko yacumuye, uko n'ukuri cyane. Ijambo ry'Imana ribivuga mu Baheburayo yuko ngo umuntu wanjye ngo nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko barangiza bafite hope, ntago barangiriza muri iyo despair yo kuvuga ngo umuntu nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira ngo birangirira hoya. Baravuga ngo umuntu nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira, ngo ariko twebweho dufite kwizera kugira ngo dukizwe. Noneho conclusion ikaba yuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Naho twizera ikiri, twizera Yesu n'amaraso ye y'isezerano rishya. Biravuga ngo ayo maraso ngo yamenetse rimwe gusa ngo bibe hagije iteka ryose. So ayo maraso ntago yeza ibyejo hashize gusa, ntago yeza ibyahashize gusa, ahubwo n'uyu munsi aracyakora, n'uyu munsi afite imbaraga. So icyo ijambo ry'Imana rero ritubwira nuko twizera igitambo cya Yesu ndetse n'amaraso y'isezerano yamenetse yuko atwezaho ibyaha byose twakoze, ndetse tukabasha kuza dufite iyo access, tuzi neza yuko turakira imbabazi bitewe n'ayo maraso yatumenekeye ku musaraba. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntihabaho kubabarirwa kw'ibyaha. So kuko amaraso ya Yesu yamenetse rero yadusecuringiye imbabazi buri gihe cyose twisanze twakoze ibyaha. Ese bishatse kuvuga ngo dukomeze tubikore? Oya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbandikiye ibyo bana bato muri Yohana wa mbere, ngo mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora ibyaha, ngo icyakora nihagira ukora ibyaha ngo mumenye ko, ubwo n'ubumenyi bari kuduha, mumenye ko dufite umurengezi kuri Data, ngo ari nawe mpongano y'ibyaha byacu, ngo ari we Yesu Kristo. So igihe wakoze icyo cyaha pe babazwa nacyo, kuko n'Imana ntago ikishimiye, ntago yishimiye ko uhora mu ntege nke zawe. Ni nkuko wabona umwana uri macuwa wagakwiye kuba mu by'ukuri ujya kuri toilette buri gihe yikozeho pipi na kaka, ntago bizagushimisha nk'umubyeyi. Ariko target yawe ntago ari ukumuta no kumutererana nk'umwana, ahubwo ni ukumufasha no kumwigisha uburyo noneho amenya ibyo akora n'aho abikorera. So it's the same thing. Imana ni Data, ntago idutererana kubera ibyaha byacu, nubwo bwose itanezezwa nabyo. Target yayo ni ukugira ngo tuve kuri rwa rwego twavugaga rw'ababebe, noneho dukure tuba abantu bari macuwa. Nibaza yuko nk'umujana udukurikiye aka kanya urimo uragowenga y'ibi byose bibaho, nibaza yuko atagakwiye gucumura yumve ko agiye guheranwa n'ibyaha. Yego. Ahubwo ngewe namugira inama guhindura isengesho. Rimwe akenshi niba ncumuye uyu munsi, ejo ngo nkabisubiramo ngasaba Imana imbabazi, ngewe nama namugira nk'umujana umuraca muri ibyo bintu, yagakwiye gusenga Imana ikamuha imbaraga zo kureka gukora bya bintu. Kubera ko niba wasamye kugira Imana ati Imana mbabarira nasambanye, ejo sitira rizagaruka. Ahubwo wowe hindura isengesho uvuga uti Mana no mu imbaraga zo kugira ngo bya bindi nishaka kubikora. Sinumva nyibikeneye. Ikuremo iyo nyota niyo nzara niyo jambo ry'Imana bikoresha. Ari kurundi ruhande iyo nyota ivemo. Kurundi ruhande ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ritwereka uburyo iyo nyota ishobora no kuvamo. By the way, mu Baheburayo 12 igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ijambo ry'Imana riravuga ngo mwiyambure ibibaremerera byose, ngo n'icyaha kibasha kubijingiraho vuba. Icyo cyaha kibasha kukwijingiraho vuba ni cya kindi nyine uhora wisanga uko byagenda kose wagikoze. Yego. Ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, cya kindi nyine buri gihe uragerageza ukavuga ati kino ntabwo nzongera, Imana ndihanye n'undi munsi, ariko still kongera ukabona wakiguyemo. Icyo ni cya kindi gihora kikwizingiraho vuba. Noneho umurongo wa kabiri utanga solution y'uburyo wiyambura ibyo bintu. Yego. Kuko buriya nimwe muri failures za pulpit tujya tugira rimwe na rimwe mu kubwiriza, tubwira abantu ibyo bakwiriye gukora ariko tutababwira uburyo bakwiriye kubikora. Yes. So ijambo ry'Imana rero rya providinze nawe ntago rikubwira ngo iyambure gusa ibikuremerera n'ibyaha bibasha kukwizingiraho vuba gusa, ahubwo iguha na solution y'uburyo bwo kubikora, ngo umwiyambure ibibaremerera n'ibyaha bibasha kubizingiraho vuba, ngo mutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizerwa. Ni ukuvuga ngo iyo dutumbiriye Yesu
iyo amaso yacu tuyatumbirishije kuri Yesu tubasha noneho kuva muri bya byaha bihora bitwizingiraho vuba, bihora bidukurura, bihora bidutwaza bugwate. Yego. Kuko focus yacu ntikiri kuri cya cyaha, ntikiri ku buzima bwacu, ahubwo yabaye we. Yesu rero ni gute bamurebaho? Sibyo? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana. Jambo yambara umubiri, tumubona afite ubwiza nk'ubw'umwana wose w'ikinege. So uwo jambo bavuga cyangwa iryo jambo niryo Kristo. Iyo rero twagiye mu ijambo ry'Imana, ni handi navugaga, tukareba, ntago tuba turi kureba ijambo ry'Imana gusa, tuba turi kureba Yesu. Iyo tumutumbereyeho bya bintu byose bigenda birekura. Wow. Ewana, ndibaza ko abajene badukurikiye rwose bakomeje kwiga mu buryo bwose, bakomeje kwiga. Hari kandi kabazo nabonye benshi bagiye bakomeza kwibaza, nuruhe ruhare rw'isengesho cyangwa se gusoma Bibiliya cyangwa se rw'itorero muri ubu buzima bw'umuhungu ukijijwe? Kuko tuzi abajene benshi bakijijwe ariko adashaka gusoma Bibiliya, akavuga ati no, ngiye nzakurikira amasermoni yo kuri YouTube, ntabwo nzajya mu rusengero donc hajya abantu bameze gutya abapagani, akavuga ati ngiye ntabwo nzajya kuko uri umuntu twakara mu Kristo kandi ajya mu rusengero, ngiye naho nzajya, ngiye nzaguma nisengere mu rugo wanjye mu cyumba, nkurikira abapasiteri batandukanye ku ma YouTube. Uwo muntu tumufasha gute? Uyu muntu stili nubwo rwose yitwa ko akijijwe aracyari kwiyobora, ntakiri kuyoborwa n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana niryo rikubwira yuko ugomba gusenga, niryo rikubwira yuko ugomba guterana, niryo rikubwira ko ugomba gusoma ijambo ry'Imana, kuko ari byo bikubaka. Paul yigeze kubwira Abefeso, abakuru b'itorero bo muri Efeso, yenda kubasezera agiye kugenda kandi atazagaruka. Arababwira ngo mbaragije ijambo ry'ubuntu bw'Imana, yego, ngo kuko ribasha kubaka, ngo kugeza ku gishyikiro gishyitse, yego, sibyo, ndetse no kubaha umurage mu bana b'Imana. So target y'ijambo ry'Imana, target y'ijambo ry'Imana ni ugukuza umuntu. So niba uvuga ngo nta jambo ry'Imana ukeneye, mu yandi magambo uri kuvuga ngo amoke being a babe, ndashaka gukomeza kuba ikibebe, ndashaka gukomeza kugwingira singu, sibyo? So umuntu ameze nkaho undi uvuga ati ntabwo nzajya mu rusengero kwa kuri ya muntu yaramemukiye, kandi dusengera mu rusengero rumwe. Oya, tujye tuba real. Community yose ifite abantu, ntabwo ibiri bibazo. Actually church ni nko kwa muganga. Yego. Na Yesu yarabivuze, aravuga ngo sinazanywe n'abakiranutse, ngo naje nk'umuganga kuvura nyine abarwayi. So church ni ahantu twese tugenda turwaye, yego, tukahakirira, tukahahurira na Dr. Mukuru Yesu. Amen. Kugira ngo adukize. Ntago ari ahantu abantu bari perfect. No, ugiye no kureba Yesu aravuga ngo kugira ngo aryishyire ridafite ikizinga no mu nkanyari. Ni uvuga ngo n'abantu bari muri ya process yo kuba perfected kugira ngo azabishyire. So in the meantime ntibaraba perfect, bari kuba perfected. So ikibazo no muri no si turimo akakanya, wumva yuko bashaka kubuzanyeho n'umuntu situation runaka, yabona ujya gusanga kagira ngo muri ishushanya, kandi yet nagaramenya yuko tugiye kuvurwa. Umuntu agiye kuva kugira ngo avemo ari umuntu muzima, avemo ari umuntu. Mu bintu twavuga muri rusange, ntabwo urusengero rujya abantu bakijijwe gusa. Twese twahamagariwe kujya mu rusengero, hani kwa muganga, dusanga umuganga ari we Kristo. Wahagera akaguha imiti ugakira. Yego. Bibaho gukira, akomeza guha andi makompliment, agakomeza ugakira. Kurira. Donc ntukurira ku buryo nyine uvuga uti ninje ndi umurwayi, ariko noneho narahakiriye cyane, kandi ntabwo bivuze ngo niba wakiriye ngo usohoke. Ukomeza muri ubuzima bwa Gikristo. Nibaza ko dukomeza kwiga. Nta muntu muri perfect, no one perfect hano kuri no se. Dukomeza kwiga kuba perfected. Exactly, urumva. So nibaza yuko ari ukwibeshya cyane nko kumujana uvuga yuko ntabwo nzajya mu rusengero. Haya abantu, nabonye abantu tubana muri club baba ariyo. Bro, turi mu rugendo mu by'ukuri. So ino topic iraryoshye cyane ku buryo
mbona rwose twazana ikora n'igihe niba tuzakora overnight iyi topic gusa iraryoshye cyane. Ikibazo cya nyuma nkubaza nahe makosa akunze gukorwa n'abahungu bita ko bakijijwe ariko imyitwarire yabo ukabona wapi? Nahe makosa akunze gukorwa n'abahungu bita abakijijwe ariko ugasanga imyitwarire uracyamudutaho. Babarira tukinjiremo neza biyita cyabakijijwe. Ufite umuntu avuga yuko akijijwe, mvuze ko nyijijwe, ariko hari amakosa nyine undi mashava ati sura uko akijijwe nibi biba byagenze gute? Ndumva ndi gukomeze mbasubiza the same kwiyobora kutayoborwa n'umwuka. So I think ikosa rya mbere umuntu yakora nukutajya mu ijambo ry'Imana ngo rimukore, nukutajya mu ijambo ry'Imana ngo rimutravaye rimugire, kuko ijambo ry'Imana buriya rifite ni nka factory twinjiramo rikadukora kabisa rikatugira uko dukwiriye kuba tumeze. So the greatest failure umusore yagira w'umukristo ni ukutaba conversant n'ijambo ry'Imana, kuko mu by'ukuri uzasigara uvuga ibintu ariko bidafite ubuzima, ukora ibintu ariko nta buzima bubirimo. So ubuzima rero buturuka he? Ni mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo you sent your word and you healed my disease. Urabona? Uvanga Imana igiye gukiza, ikintu cya mbere ikora ni ukohereza ijambo ryayo, hanyuma hakabaho gukira. Igiye kudeliveringa, ikintu cya mbere yohereza ni iki? Ijambo ryayo, hakabaho deliverance. Yego. So when God wants to do something, he first sends his word, then iryo jambo rikahita rikora umuti. So niba rero hari failure cyane umusore ashobora kugira ikomeye, niyo ngiye. Ewan, reka dukomeze dukurikire no mwami, kuko nukuri na Yesu nta buzima, nta Mana nta buzima, kuko uzabe n'amadecision abantu bakijijwe bamenye Kristo bafata abatandukanye cyane n'abantu batakijijwe. Ngiye numva ko mpanitse ubuzima bwanze ibibazo bibanye byinshi, ufite naho kujya kuririra. Ngiye ndagenda mfukame mbwira Imana inyumve. Ariko wa wundi udakijijwe utaramenya Kristo nimva ko ibibazo bije, decision ya mbere no gukatira ino mitsi, no kujya kwiyahura, no kujya. Ariko you guys, niba utaramenya Kristo, gira vuba uyihangana umushake bigishoboka yuko abonwa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe banze ryo kwizerwa, kandi niyo iratoranyijwe, niwe alpha akaba na omega. So kubaho muri ubuzima udafite Kristo, aho ushaka kwibaza ati se Kristo ndamugira ne, se nakandi bufata, nakandi bugure, nakandi buzane. Kristo hose arahari, ahubwo we mwemerera kubera umwami, mwemerera kubere umutabazi mu buzima bwawe bwose. Ino topic ngiye yanryoheye cyane nubwo amasaha adufashe, ariko ino topic nibaza yuko ni mu ubutaha nitwa tunamuzatwemerera. Ikintu nasoza mbere ko mbaye ijambo, gukizwa uko turimo kwemera Kristo si ijambo gusa umuntu apfa kuvuga ngo ngenda kijijwe, ngiye kuko njya gusenga, ndi umwana wo kwa runaka njya gusenga. Gukizwa n'ubuzima tubamo mu like uburyo ngenda, uburyo mvuga, uburyo nambara, uburyo nitwara mu bantu bigaragaza ko namenye Kristo. Icyo kibazo ndakibaza kandi naho rukibaza, kuko hari igihe Kristo avuga ati, hari igihe Mwuka Wera kugendera akavuga ati ibi bireke, ugasanga wa mukobwa twari tuzi yuko yambara ukuntu kutari kwiza, igituzo kimwe yarabyutse ukabona yambara neza. Uwo ni Mwuka Wera wakoze. Ntugire ngo nuko pasteur pasteur bavuze ibiki. Mwuka Wera agiye kuguhindura de A a Z, akava ku mutwe akagera ku munsi y'ibirenge. So nabashishikariza gukomeza gukunda Kristo, kuko nibwo buzima butajya burangira, nibwo buzima buryoha. Nubu ufite Kristo ntabwo uzicwa n'agahinda, nubu ufite Kristo ntabwo uzahora mu marira, nubu ufite Kristo ntabwo uzabona byandi byose wifuza, kuko Kristo arahari kugira ngo
agufashe kuko niwe wakuremye. So menya Kristo utaramwakira, mwakire mwami umukiza ubugingo bwiwe. So pastor turabashimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Turabashimiye cyane. Turibaza yuko uzongera kaza tugutumira, ariko mbere yuko muva muri studio ndashaka yuko mureba imbere kuri la kamera The Grace Note mukagira ikintu mubwira aba jeune batumva ibintu by'agakiza, batari bakizwa, batazi ngo Yesu ninde, batazi ngo ibintu by'abarokore bahoramo ni ibiki. Kera bajyaga bavuga ngo umurokore ni umuntu, kera bumvaga ko umuntu akijwe kumva ngo ni umuntu w'umuturage, umuntu usa nawe, umuntu. You guys see Pastor Eli ushobora kubivuga yarugakurikira Yesu kabisa, right? Turuhamya bugenda. So Pastor ugiye kutubwira aba jeune batumva ibyo bintu, batabyumva, bumva ko ubuzima bw'isi buryoshye kurusha gukurikira Kristo. Wow, ese wundi wakijijwe ukimura ca muri ibigeragezo by'isi, temptation ngo twagiye tubivuga, inama umugira aka kanya nk'umushumba ni iyihe? Wenda mbere yuko ngeraho ngaho hari akantu nibutse, yego ntaza kugasiga kangombwa cyane kandi gakenewe ku musore muri relationship. Ijambo ry'Imana buriya rifite ikintu rivugaho. Hari cyanditswe cyabaye very popular hano hanze tuzi ku bakobwa, bavuga ngo a prudent woman who can find, a prudent wife who can find, cyangwa se a virtuous woman who can find. Kuko rero abakobwa aribo bagiye babyigishwa cyane, ugira ngo wagira ngo nta abatipe cyangwa se abasore nta cyanditswe cyabo kihari, ariko icyo nkundira ijambo ry'Imana buri gihe riba rifite solution. Hari cyanditswe kiri muri mu Migani 26 kivuga ngo a faithful man who can find, umugabo wo kwizerwa ninde wamubona. So ikigambiriwe nanone muri relationship nuko umugabo wo kwizerwa, nuko umugabo wo kwizerwa, kandi uko kwizerwa rero mitanga naho waganaga ntago tukwishakamo, ntago tukwihingamo, hari umuntu duhindura abo kwizera. Paulo yaravuze ngo ndashima Imana ko yabonye ko ndi uwo kwizerwa ikangabira uwo murimo wayo. Uko kwizerwa yabonye muri yo nuko yari yaramufasha ikamuhindurira amateka n'ubuzima. Iyo tuvuga guhinduka bene data, ntago tuba turi kuvuga guhinduka kwa mafaranga gusa. Iyo tuvuga guhindura ku buzima bushya, ntago tuba turi kuvuga guhinduka kuri physical, yewe nta nibyo ahanini bifite bikora nonaha kuri physical appearance yawe, ahubwo iyo tuvuga turi kuvuga ubuzima buhoraho n'ubugingo buhoraho. Gone are the days yaho umuntu yavuga ngo arakijijwe ukahita umubaza ati byakubayeho nawe wararwaye se, byakugendekeye bite? Kuko twumvaga ko ari ibintu by'abantu bakemetse. Oya, ahubwo yewe n'ijambo ry'Imana rirabitwereka. Paulo aravuga ngo ibyarindamu yanjye ngo nabitekereje nk'ahari amase, ndetse mbitekereza nk'ahari igihombo kubw'ubutunzi bukomeye bwo kuronka Kristo. Yesu avuga mu Migani, aravuga ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranwa n'umuntu wabonye ifeza n'izahabu ngo mu murima, ngo yarangiza akagenda akagurisha ibyo yari atunze byose kugira ngo aze agure iyo sambu. So ubuzima tuvuga burenze ibi bifatika, burenze ibyo tureba hano n'amaso cyangwa se ubogari n'ubutabogari bigezweho n'ibitagezweho. Turi kuvuga ubuzima buhoraho n'ubugingo buhoraho, kandi umuntu ashobora kubwakira, ashobora kubugenderamo ufashe icyemezo gusa ukavuga ati yewe uyu munsi ndashaka kwihuza n'uyu mwami, singishaka kwiyobora, singishaka kwigendesha ubwanjye, ndumva ndambiwe cyangwa se ndarushye, ngezaho numva amaboko nyamanitse nkavuga ni ndashaka ko Imana inyobora. Birashoboka cyane yuko byakira. Isufi yo kumwemerera gusa ukamubwira ati mwami ngwino ture muri jewe, ngwino nganze, ndakwemeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ngwino nyobore. Kandi ubuzima bwawe bugahindukiriramo indani, none ugatangira kurivinga bya bindi wakiriyemo indani ubisohora noneho no hanze, kurusha uko wagenda ushaka kurwana no gusohora ibintu n'ubundi imbere utaragira. So biheramo imbere yuko byakira, wamara kubyakira none ugatangira kubigenderamo, kandi bituruka muri uko twaganiraga byo kwakira umwami Yesu akaguhindurira ubuzima, akaguhindurira amateka. Yagiye abikora, afite track record yuko ahindura amateka y'abantu. Uwari iki ngiki agahinduka ikindi bukeye bwawe. So ndakwikaraginga, birashoboka ntacyo tubaye, turiho turagenda twizera umwami kandi ntacyo tubuze kubw'Imana. Amen.
Ewan, nyuma y'ibyo pastor wavuze nacyo nakongeraho usibye kubashimira mwakoze cyane kudukurikira. Imana ikomeze ibarinde. Shalom.